Haleluya nshuti yanjye bene data, ndi umugabo ushima Kristo, nitwa Havugimana Jean Pierre, ndi ku kinyamakuru ku Mutima TV. Reka twumve ijambo ry'Imana icyo rivugana natwe. Turasoma Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Ndavuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera akabahagarika imitima. Amen. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Turasoma na Zaburi yaho ya 15 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Icyo ni ikibazo. Umva uko birisubiza. Ni ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeshya abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 haravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe ntago azareba umwami Imana. Iyo ni Imana ibivuze, uko niko Imana ivuze mu ijambo ryayo. Iravuze ngo mugire umwete Banyarwanda wo kubana n'abantu bose amahoro. Mugire umwete Barundi n'Abarundikazi wo kubana n'abantu bose amahoro. Kubera iki? Kuko ijambo ravuze ngo umuntu wese utejejwe ntashobora kureba umwami Imana, kuko Imana ni yera. Haleluya. N'abayisenga rero bakwiriye kuba ari abaki, ari abera. Ijambo ryarambwiye ngo ngabera bo mwisi nibifura Imana igira ite yishimira. Bivuze rero ngo niba utari uwera ntago uzabasha kureba umwami Imana. Nimba utejejwe ntago uzareba Imana, kuko Imana irera, mu mivugire yayo irera, mu mirebere yayo irera, mu mikorere yayo irera, mu mitambukire yayo irera, no mu byo yaremye byose yagaragaje kwera kwayo. Biravuze rero ngo nuzabana nayo rero nawe agomba kuba ari uwera. Haleluya. Ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ariko atansiyo, mugire umwete wo kwezwa. Imana irashaka abantu bezwa. Dore impamvu abantu bakwiriye kwezwa. Katuyirebe mu Byahishuwe ibice bya 22 umurongo waho wa 12 havuze iki? Kuki Imana ishaka abantu bezwa? Nuko Imana igiye gutwara umugeni, nuko Imana ije guhemba no guhana. Umva uko ivuze. Ibyahishuwe 22 umurongo waho wa 12 havuze iki? Ravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. 14 akavuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. 15 hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Haleluya. Haleluya. Jambo riravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko umuntu wese utejejwe ntago azareba umwami Imana. Niko Bibiri yivuze, niko ijambo rivuze, niko Imana ivuze mu ijambo ryayo. Nta munyarwanda uzareba Imana atejejwe. Nta munyarwanda uzareba Imana ari umusambanyi. Nta munyarwanda uzareba Imana ari umujura. Nta munyarwanda uzareba Imana ari umupfumu. Nta munyarwanda uzareba Imana afite ibigirwamana runaka yishingikirijeho.
nta munyarwanda uzareba Imana ari umunyamoko ari umucakubiri, nta munyarwanda uzareba Imana afite abantu yanga yikoreye ku mutwe we. Ahubwo ijambo ravuze ngo mugire umwete wo kwezwa cyane no kubana n'abantu bose amahoro. Banyarwanda barundi, namwe bagande bumva ikintu cy'ikinyarwanda, namwe abanyekongo bumva ururimi rw'ikinyarwanda, namwe babari mu bihugu bitandukanye muri Amerika, muri Aziya n'ahandi hatandukanye, ijambo ravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Aho mutuye, abatuye muri Amerika mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Niko Imana itangaje, ni itangazo ryihutirwa rihama Imana ibwira isi yose ko umuntu wese, kuko Imana ije guhemba no guhana, kandi Imana ije gukandagira mu isi yose, ije kupima umuntu wese imirimo yakoze ngo imuhembere ibyo yakoze. Haba ari muri Amerika, haba ari mu Bufaransa, haba ari muri Aziya, Aziya ya ruguru, Aziya y'epfo, amajyepfo, amajyaruguru, Afurika, Uburundi, Tanzania, Uganda, u Rwanda, Kongo, Imana ije guhemba no guhana. Niyo mpamvu Imana itanze itangazo ryihutirwa ivuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko umuntu utejejwe ntazareba Imana, kuko Imana ni yera, izabana n'abera. Jambo rambwira ngo mubera bo mwisi bifura Imana ireba ikishima ikanezerwa ikishimira ko yaremye. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose iki amahoro. Uwakugiriye nabi gerageza kugira umwete wo kubana nawe amahoro. Jambo ravuga ngo mukunda abanzi banyu. Bari mukunda babakunda se bimaze iki? Ko n'abapagani bakunda babakunda. Mukunda abanzi banyu. Inzira y'umusaraba ni inzira ifunganye, abayinyuramo ni bake, ariko inzira yo kurimbuka ni igihogere inyurwamo na benshi. Mwihangane, ariko bene data mbabwiza ukuri, iyi nzira turimo ijya mu ijuru ntago ari inzira y'amagambo. Ijambo ryambwiye ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ubwami bw'Imana ni ubw'imbaraga. Abavuga mwami mwami siko bazabona Imana, ahubwo abavuga Imana by'ukuri nibo bazayibona. Wikoreye abantu ku mutwe, urumwicanye mu mutwe wawe ukavuga ngo uzabona Imana. Jambo ravuze ngo umuntu uzabona Imana ni umuntu wejejwe, ni umuntu wera, ni umuntu utunganye mu mutima, ni umuntu udafite uburyarya n'uburiganya, ni umuntu utabeshyeshya ururimi rw'abagenzi be, ni umuntu utagira ishyari, ni umuntu udasebanya, ni umuntu utangana, ni umuntu udateranya, ni umuntu utagambana. We ntuzabona Imana. Imana ntabwo izabana n'abatwa n'abatutsi n'abahutu, Imana izabana n'abazungu n'abarundi n'abagande, Imana izabana n'abera. Jambo ravuga ngo mu isi yose umuntu wese ukora ibyo gukiranuka agakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose Imana iramwemera. Ntabwo Imana igendera ku moko. Imana si umutwa, si umututsi, si umuhutu. Imana si umuzungu, si umurundi, si umutanzania, si umunyekongo, si umurusiya. Imana yitwa iyera, izabana n'abera. Rero muve mu mikino, muve mu mikino, mubabera mu mirimo mukora, mu bucuruzi bwanyu mubabera, mucuruza ibirayi mubabera, muri abakanishi mubabera, muri abasudira mubabera, muri abantu bacuruza ibintu bitandukanye, imyenda n'ibindi bitandukanye. Imana ashaka ko mubabera, mukabera impumuro nziza aho mugenda hose, bagahera ko bakabona ko muri abera, mukabona ko mutandukanye n'abisi. Jambo ravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kweza, kuko umuntu utejejwe ntabwo azareba Umwami Imana. Ntabwo uburanga bwawe wa mugore buzaguhesha kubona Imana. Ngo buranga bwawe imbere y'Imana ukiranirwa n'umuntu uko. Ntabwo Imana inegurizwa izuru monsheri. Imana ikunda abera. Ntabwo Imana ireba uburebure n'ubugufi, ahubwo Imana ireba abakiranutsi. Jambo ryambwiye ngo ijisho ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi, ariko igitsura n'umujinya w'inkazi biri kubibonera bikungozi zibibi. Ariko ijisho ry'Uwiteka ry'umunezero n'imbabazi riri ku bakiranutsi. Ijambo ravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Reka turebe muri Zaburi murongo wa 15, turebe umuntu uzatura ku musozi w'Imana yera. Mwibuka ko Imana yera n'umusozi tuyeho rera. Imana rero ubwayo n'ijuru tuzabamo rirera. Zaburi ya 15 murongo wa mbere havuze iki? Reka turebe umuntu uzatura hera h'Imana ninde, ateye atese. Umva uko ibirivuga. Iravuze ngo ku murongo ibice 15 Zaburi umurongo wa mbere havuze ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Namwe mwibaze, ninde uzaguma, Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe,
ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ninde uzatura ku musozi w'Imana wera? Ninde? Ni muntu ki? Uwo muntu uva amaraso, uwo muntu upfa bakamuhamba, ninde uzaturaho Imana iri? Ninde uzatura ku musozi w'Imana yera? Uwo muntu ninde? Bibiliya igiye kumusobanura uwo ari we. Umva, kabiri haravuga ngo ni ugendera mu bitunganye. Umva, umuntu uzaturana n'Imana, umuntu uzatura ku musozi wera ni umuntu ngo ugendera mu bitunganye. Hepfo bakavuga ngo agakora ibyo gukiranuka. Imana ishimwe. Uwo muntu azakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Dore umuntu uzatura ku musozi w'Imana ni umuntu uvuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeshya abandi ururimi rwe, utabeshyera abandi akoresheje ururimi rwe, udasebanya, udateranya, utagambana. Uwo niwe uzabana n'Imana ku musozi wayo yera. Hepfo akavuga ngo ntagirire nabi bagenzi be. Umuntu utagira nabi bagenzi be niwe uzabana n'Imana yera. Ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Nguwo umuntu uzabana n'Imana, nguwo umuntu uzatura ku musozi w'Imana yera. Ni umuntu udafite uburiganya, ni umuntu utabeshyeshya ururimi rwe, bagenzi be babeshyera akoresheje ururimi rwe, ni umuntu ukora ibyo gukiranuka, ni umuntu udashyushya inkuru. Haleluya. Uwo ni umuntu, nguwo umuntu uzatura ku musozi, ni umukiranutsi, ni umuntu ukora ibitunganye. Ndagira ngo batangarize ko usibye no kubaha Imana iri, niwakubwira ngo uvuye mu murima guhinga utoze n'ubucoshero, ntago wakwinjira mu biro bya kitifu ngo utinde ko hinjire. Kirazira, urabanza ukamenya ko ugiye ku muyobozi, ukamenya ngo ngiye kwa kitifu, ukabanza ukajya mu rugo, uvuye guhinga ukabanza ukoga, ukambara agashati keza, kandi uri umuhinzi, uri umuturage, ukabona kujya kwegera kitifu mu biro ukamubwira ikibazo ufite. Ntago wahangara kujyana uburimira kwa kitifu. None urumva Imana, nimba umuntu mutahangara kujya imbere ye kuko akomeye, musa nabi, muzagera imbere y'Imana muri abasinzi, muri abasabanyi, muri abajura, muri abarozi, muri abapfumu, muri abanyamoko, mupfa nabi, musomana, mwikinisha, muri abatinganyi. No. Mwijuru ry'Imana ryera hazababera. Ijambo ryatubwiye, titire y'ijambo iravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, umuntu utejejwe ntazareba umwami Imana. Kandi ijambo ryatubwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Yesu aje guhemba no guhana. Yesu aje guhemba buri muntu wese aje kumuha ibihembo bye. Umwicanyi ibihembo bye birahari, birateguye, biraje, birihuse. Uwagize neza nawe bitegura ibihembo bye nabyo birihuse, biraje, biri bugufi. Ariko ndababwiza ukuri yuko umuntu ugiye kuba akwana n'Imana ni umuntu ubana n'abantu bose amahoro, akagira umutima wejejwe, akezwa kandi no kugatoya, unugiye kuzabana n'Imana. Simvuga byinshi bene data. Icyo navuga, Abanyarwanda baravuze ngo imfubyi yumvira mu rusaku. Ariko ijambo ryavuze ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose iki amahoro. Utejejwe ntiyezwe ntazareba umwami Imana. Nimwakire ijambo ry'Imana.